ushobora kuba uri umugore cyangwa se umukobwa wirirwa urakoresha agakingirizo ariko ukaba utazi ingaruka zako. Twibutse ko agakingirizo nyine ni igikoresho cyiza kirinda abantu gutera inda zitateganyijwe, kwandura ama infections agiye atandukanye, sida n'ubundi burwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko se wari uzi ko nanone gukoresha agakingirizo rimwe na rimwe cyane bishobora kukugiraho ingaruka kandi zitari nziza? Ushobora kuba utabizi, wenda reka tubiganireho. Agakingirizo, ndakeka nta muntu utazi agakingirizo, ariko hari n'abatakazi. Hari umuntu nzi wagize imyaka 29 atarabona agakingirizo, ariko biragoye mu bagenzi nyine. Impamvu natera kino kiganiro, abantu benshi ntabwo babizi ko agakingirizo kagira ingaruka kandi zitari nziza ku buzima. Reka tubirebe izo ngaruka rero, turajya mu bindi biganiro nyuma. Ingaruka za mbere, agakingirizo gatera allergie. Ushobora kuba ari wowe uri kugakoresha, gashobora kugutera allergie, kwishimagura kubera latex cyangwa se n'ariya mavuta arimo mu gakingirizo, hagatera wowe ubwawe uri kugakoresha ukambaye w'umugabo, cyangwa se wowe umugore nawe ukabaho n'ak'abagore nawe wowe akambaye bikagutera kwishimagura. Hari abazana ibintu bisa nk'aho ari ubushye ku gitsina by'umwihariko nko ku bagabo, bigasa nk'aho bininzemo amazi ugatonyoka. Allergie iterwa no gukoresha agakingirizo cyane. Ikindi ni kugabanuka kw'amarangamutima. Yego ni keza karaturinda, ariko hari abantu gatera kuba atashikishimira. Wenda tuvuge nk'urugero nk'umukobwa, abakobwa by'umwihariko cyane, uragakoresha wenda ni bya byishimo uba ukeneye uri ku expectinga imibonano mpuzabitsina ntubu ukibibonye, bigatuma byica amarangamutima yawe, bigatuma rimwe na rimwe warwara ibyo bita hypersexuality, uburwayi butuma udashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Cyangwa se wowe musore ugakoresha nawe ukaba wumva butakugeza ku byishimo ushaka kumva cyangwa se ushaka gufilinga, bikaba ngombwa ko nyine bikwica mu marangamutima, kumva ko nyine amarangamutima agasa nk'apfuye. Nako kugakoresha cyane bituma wangirika mu marangamutima kuko nta byishimo runaka uri kubona. Ikindi, ibyo bita discomfort, nyine nko kumva kutumva umerewe neza cyangwa se kumagara, agakingirizo gatera ibyo bintu. Niba utari ubizi ugakoresha gatera kumagara no kuba utaba nyine wumva utekanye, cyangwa se like discomfort, sinzi ukuntu nayisobanura mu kinyarwanda, ariko ni ukumva nyine utamerewe neza. Ikindi, kwambara agakingirizo ariko uhora ufite stress yo kugakoresha nabi, ukaba uri gukora imibonano mpuzabitsina ariko urabona umutwe wawe uri ahandi, uri kuvuga uti nagakoresha nabi byagenda gutya, nagakoresha nabi nkatera inda, nagakoresha nabi nkarwara uburwayi runaka. Nyine ibyo byose bigatuma wangirika mu marangamutima. Ikindi ni kuba ariko wishingikirije cyane, cyangwa se ari nko ko gusa, rimwe na rimwe birangiza, kumva ko nta yindi alternative ufite mu buryo bwo kwirinda, ukumva ko kandi nyine burya hari uburyo bwinshi bwo kwirinda, ariko igihe cyose ukumva ko agakingirizo ariko ugomba gukoresha wirinda, birakwangiza mu marangamutima. Niba ari umuntu ushakaga kwifata bikanga, kuko nyine wishyizemo agakingirizo kakurinda byose, nuko wagerageza kwifata bikanga, ukavuga uti byaranze nyine nzajya nkoresha agakingirizo, ariko kakakugiraho ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko izo ngaruka n'ubundi cyangwa se zikunda kuba ntabwo zikunda nyine kugaragara cyane, ariko n'ingaruka zibaho kandi ugomba kumenya. Gusa ikindi ni ingaruka twavuga ko zitari toxic cyane, ariko allergie yo yakibazo ufite kwishimagura mu gitsina. Sinzi, wenda ngiye narwaye allergie yo ku mubiri bisanzwe, kubyimba ijosi, amaso no kwishimagura umubiri wose. Ngaho imagine nyine ku gitsina, mbwire kwishimagura ku gitsina, mbwire ko ibyo bintu wabasha kubyovakaminga. Ikindi, guhora ufite stress, hasi ubundi kwifata kuba wakwifataho byagenze bite kugira ngo wirinde izo ngaruka zose zo za allergie, kuko ishobora kuba allergie ugatonyoka gutyo, ugasanga havuyemo n'ibindi bintu bigize amakanseri yateye, ugasanga n'icyo gitsina kivuyeho cyangwa kijemo ubundi burwayi. Ariko se habaye iki kwifata? Kuki wumva kutakifata ngo bikunde? Kuki wumva ko hatari izindi alternative ushobora gukoresha kugira ngo bikunde? Wenda tuvuge nk'iyo allergie yongeye niyo intera ubwoba kenshi, kandi twibuke ko ntabwo ari abagore bazirwara gusa, n'abagabo barazirwara. Ziraryana. Ikindi, yo kumva utamerewe neza,
kugira ngo ukoreshe ikintu wumva utamerewe neza wategereje ugashaka umuparteneri wawe cyangwa se umugore wawe muzajya mubana mukabikora buri munsi mwamwikingiye mukaba muzi arizo gahunda zanyu nubwo no mu rugo bagakoresha ariko mukaba muzi gahunda zanyu ariko na bano bagabo bajya kwirirwa baraca inyuma abagore babo birirwa baratugendana nawe umenye ko igihe nyine kizaba kimwe ukarwara ibyo birwara byose twavuze haruguru rero izo ngaruka zose izo ni ingaruka z'agakingirizo nako ni keza karaturinda ariko none si keza so biba byiza ugize izindi like nk'ibindi bintu wakapurika byagufasha niba kunze ikiganiro sharing ku bandi bagabo n'abakobwa commenting utara subscribing then